Uyu munsi tariki ya 7 Mata u Rwanda rwinjiye mu cyumweru cy'icyunamo hibukwa ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ni Jenoside yatangiye ku itariki ya 7 Mata mu 1994 nyuma y'amasaha make indege ya Perezida Juvenal Habyarimana irashwe. Ibintu bihinduka umuyaga mubi w'urupfu n'amarira ndetse n'amaraso. Tariki ya 7 Mata mu 1994 Jenoside yari imaze gufata intera ikomeye. Abatutsi bicwaga ku manywa y'ihangu haba i Kigali n'ahandi hose mu gihugu, ku muhanda, ku biro by'utugari, ku nsengero ndetse no mu ngo zabo. Ni umunsi n'amasaha abatutsi benshi byababereye birebire, bari mu icuraburindi n'agahinda gusa, aribwo ibihe bamwe byababereye ibya nyuma. Abari bafite icyizere cy'uko bazarokoka batangiye kubona ko nta n'umwe ubarengera. Aho niho havutse icyunamo gikomeye kivanze n'uburibwe bw'inzira y'umusaraba abatutsi baciyemo. Uyu munsi kuri iyi tariki ya 4 Mata abanyarwanda n'inshuti zabo bifatanya kwibuka inzirakarengane zajize Jenoside yakorewe abatutsi. Ni umwanya wo kunamira abarenga miliyoni bishwe bazira uko bavutse, ndetse bikaba n'umwanya wo kongera guhamya ko Jenoside itazongera kubaho ukundi. Turibuka, tuributsa kandi turaharanira ko urwango, amacakubiri n'ingengabitekerezo ibi bitazasubira ukundi mu mateka y'u Rwanda. Uyu mugiye kubana ni Mr. Charge, Mr. Charge. Ikaze kuri News Africa. Araho utarakora subscribe kuri iyi channel ya News Africa, turagushishikariza kuyikora kugira ngo tujye tubana umunsi kundi ndetse n'ibihe byose, ndetse amakuru ajye akugeraho mu bambere. Nyuma y'urupfu rwa Perezida Juvenal Habyarimana, inzira y'umwijima yaratangiye. Nubwo Jenoside yari yarateguwe mu ibanga kuva kera ku itariki ya 6 Mata mu 1994 ubwo indege ya Habyarimana yaraswaga hagapfa, habaye urwitwazo rw'itangizwa ryo kwica no kurimbura abatutsi ku mugaragaro. Ku itariki ya 7 Mata nibwo igitero cyatangiye mu murwa mukuru i Kigali, gikwirakwizwa vuba cyane mu tundi duce tw'igihugu. Inkiko zose zari zimaze igihe zikoreshwa mu gutegura Jenoside, nk'interahamwe, impuzamugambi n'abandi bantu bari bashyigikiye leta ya Habyarimana batangiye ibikorwa by'ubwicanyi. Aha niho ingingo y'ingenzi y'ubwicanyi yagaragaye. Jenoside yari yarateguwe yashyizwe mu bikorwa kuri iyi tariki ya 4 ku mugaragaro. Nanone ku itariki ya 7 Mata mu 1994 abatutsi batangiye kwicwa mu ngo zabo, ku mihanda, mu nsengero, ku biro by'inzego z'ibanze ndetse no ku bitaro. Ku ya 6 Mata nijoro hari abatutsi bari batangiye guhigwa, ariko ku ya 7 Mata bigera ku rwego rurenze. Leta yari itangiye gutanga amabwiriza yo kwica abatutsi, aho abantu bicwaga mu buryo bwa rusange, harimo abana bato, abagore, abasaza n'abandi bose bari bafite inkomoko y'ubututsi. Inzego z'umutekano, abajandarumuri, abasirikare ndetse n'abayobozi b'inzego z'ibanze bafashe iya mbere mu kuyobora interahamwe n'abandi bishe inzirakarengane mu buryo buteye ubwoba. Abana baratemwe, abagore bafatwa ku ngufu mbere yo kwicwa, abandi bakicirwa mu nzira bagerageza guhunga. Nibwo mu gitondo cyo ku itariki ya 7 Mata mu 1994 kandi habaye igikorwa cy'ubwicanyi bwari bugamije gukuraho abari inzitizi ku mugambi wa Jenoside. Nibwo uwari Minisitiri w'Intebe w'Inzibacyuho Uwiringiyimana Agatha yishwe n'abasirikare b'ingabo za leta ya FAR ubwo yari agiye guhungishwa n'ingabo z'umuryango w'abibumbye MINUAR. Uwiringiyimana Agatha yari umwe mu batari bashyigikiye Jenoside yakorewe abatutsi, kuko yashatse kuvuga ijambo rigenewe abanyarwanda ngo abasabe gutuza nyuma y'urupfu rwa Habyarimana. Ntiyigeze abigeraho. Yiciwe mu rugo rwe mu masaha ya mu gitondo, kimwe n'abasirikare 10 b'Ababiligi bamurindaga, nabo bishwe nyuma yo kwamburwa intwaro. Ibi byatumye MINUAR ishyirwa ku ruhande, ntiyabasha kugira icyo ikora kugira ngo ihagarike Jenoside. Ubufatanye buke bw'amahanga bwatumye ibintu birushaho kuba bibi. Ibi byose byabaye ku itariki ya 7 Mata. Inkiko za paruwasi n'ibitaro bihinduka ahantu h'urupfu. Abantu benshi bari bahungiye mu nsengero n'ahandi hibazwaga ko ari ahantu hatagatifu, ariko ku itariki ya 7 Mata abantu batangiye kwicwa no mu nsengero no mu bitaro.
Mu byumweru bike byakurikiyeho ibitero byagabwe ku nsengero nk'amaparuwasi ya Nyamata, Ntarama, Nyange, Kibeho, Mugonero n'ahandi, byose byatangiye ku munsi wa mbere wa Jenoside. Mu bitaro bya Kigali no mu bindi bitaro bikomeye, abaganga bamwe banze kuvura abatutsi. Ubutabazi bwari bukenewe bwahindutse uburyo bwo kubambura ubuzima. Ku itariki ya 7 Mata kandi igisirikare kimaze gufata ubutegetsi cyatangije ibikorwa byo guhindura ubuyobozi, cyashyizeho guverinoma y'abatabazi yari igizwe n'abantu bahuje umugambi wo gukora Jenoside yakorewe abatutsi. Radio RTRM yakomeje kwamamaza urwango n'amarangamutima yo kwica abatutsi, ibita inzoka, ibyitso, ibisahuranda n'andi mazina y'urwango. Ibyo byose byakurikiwe no gutanga intwaro n'amabwiriza mu midugudu, bigatuma ubwicanyi bwihutishwa no gusakara henshi. I Kigali hari hashize amasaha make gusa Jenoside itangiye, ariko yari imaze kugera ku rwego ndengakamere. Buri mwaka iyo u Rwanda rwibuka Jenoside yakorewe abatutsi tariki ya 7 Mata, uba umunsi ukomeye. Ni umunsi wo gutangira icyumweru cy'icyunamo. Uyu munsi haba ibikorwa byo kwibuka, gushyingura mu cyubahiro imibiri y'abazize Jenoside, n'ubutumwa bw'ibihugu bitandukanye byifatanya n'u Rwanda mu rugendo rwo kwibuka. Ni umunsi w'ituze n'ubwiyunge, ariko kandi ukaba umunsi uremereye ku mitima y'Abanyarwanda, cyane cyane abarokotse Jenoside yakorewe abatutsi. Benshi baracyafite ibikomere, abandi baracyashakisha ababo bazimiye. Dushimiye buri muntu wese wafashe umwanya wo kutwumva, ndetse n'abakoze subscribe, like na share. Turabasaba gukomeza kubana natwe umunsi ku wundi. Ciao ciao. Nakagaruka mu bindi biganiro tuza kujya tubagezaho muri iyi minsi yo kwibuka abacu bazize urw'agashinyaguro. Ciao ciao. Mwari muri kumwe nanjye Mr. Chaje, Mr. Chage.